ibyanditswe byera ni ibyahumetswe n'Imana. Ni wizera Imana, wizere n'ibyo yavuze. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko bisanzwe tumaze iminsi tuganira ko dukurikirana kubasha gukurikirana urubuga rwa Berisheba Holy TV, tuganira ku ijambo ry'Imana, ku byanditswe byera ndetse n'icyatuma umuntu abasha kwiyunga n'Imana kongera kuba mu rukundo rwo gukunda Imana. Rero uyu munsi n'ubundi nkuko twari tumaze iminsi tuganira, twongera kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga n'ubundi ku miterere, kamere n'imiterere y'Imana mu butatu bwera, ariko turagaruka tureba izindi ngingo zigiye zikurikira, kuko bwa mbere twari twagiye tureba ubutatu bwera nyirizina, twasobanukiwe ku butatu, ariko turashaka kugira ngo turebere hamwe umwuka wera, Imana n'umwana, mbese ubumwe bwabyo ni ubuhe, hanyuma abantu barusheho gusobanukirwa impamvu Imana ari imwe mu butatu. Reka n'ubundi nkuko bisanzwe dukomeze twanze twiyegereza Imana kugira ngo ize kutuyobora, ibana natwe twiyegereza Imana mu isengesho. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tongeye turagushimye ko wabanye natwe ukaturinda mu minsi yatambutse. Hari bamwe batabashije kuyirenga, hari abandi bahuye n'ibikomeye batabashije kwivanamo, ariko wabanye nabo nk'Imana urabarokora. Turagushimiye ko twe turi bazima, tugihumeka umwuka wawe, komeza ubane natwe. Tongeye kugaruka rero tuganira ku ijambo ryawe. Nyemerera Mana, kuko ijambo ryawe ari rikuru kandi rituruta ubukuru, uze ubane natwe kugira ngo ari wowe wisobanurira ubwoko bwawe bunyurwe n'ijambo ryawe. Urakoze bana natwe rero muri uyu mwanya, urusheho kutunezeza no kutugirira neza, kandi ikiruta byose ubwami bwawe bube muri twe nk'uko wabiteganyije kandi ubishaka n'uko ubishima. Urakoze bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Nanone rero kubakurikira Berisheba Holy TV, nifuzaga kugira ngo uyu munsi tuze kuganira ku bintu bitatu twari twahisemo, hanyuma noneho tuze gusanga hari iby'ingenzi bikubiyemo abantu tujya twibeshyaho cyangwa tutaya dusobanukirwa ku bijyanye n'ubutatu bwera. Rero ubutatu bwera ni icyigisho kirekire ku buryo dushobora kukigaho n'umwaka ukarinda urangira tutararangiza kugisobanura, ariko mu ncamake duhereye aho twatangiriye n'aho tugeze. Nifuzaga kugira ngo uyu munsi turebere hamwe ubumwe bw'abagize ubutatu bwera. Ni ukuvuga ngo mu bigize ubutatu bwera harimo Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Twasobanukiwe neza ko impamvu Imana Mwana ibaho ni ijambo w'Imana, cyangwa se rya jambo Imana ibwira abantu rigasohoka muri yo, niryo rihinduka umwana wayo, cyangwa se Yesu Kristo waje ku isi. Niyo mpamvu mu cyigisho cyatambutse twaganiriye twerekana neza ko Mariya uwaje kumubwira ubutumwa bwiza bw'uko azabyara Kristo ntabwo yaje yikoreye umutwaro, ahubwo yazanye ijambo, hanyuma azabwira Mariya ijambo rivuye ku Mana. Marayika waje kureba Mariya yazanye ijambo rivuye ku Mana. Iryo jambo niryo ryahindutse Kristo, ni nk'uko muri Yohana habivuga. Mu rwandiko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere habisobanura neza, kuko havuga ko mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe. Bivuze iki rero? Bivuze ko ubwo Imana yaremaga isi, irema ijuru n'isi n'ibiyirimo, Imana ijambo yavugaga niryo ryasohokaga ritegeka, ni naryo jambo ryaremye byose. Ni nawe Kristo wamanutse, kuko ni Imana ubwayo yimanukiye ijya muri Mariya, ivukira muri Mariya kugira ngo yemere kubana natwe, kubwo urukundo rwinshi yari yarakunze abantu mbere y'uko ibarema, no kugira ngo mu mugambi w'Imana habemo kurema umuntu. Ni urukundo Imana yari yakunze umuntu, ni narwo rwatumye ikurikirana umuntu nubwo yari yaramuciye kubw'ibyaha, imukurikirana kugira ngo yongere imugarure, ariko nta wundi muntu wari buboneke ngo acungure umuntu mugenzi we. Niyo mpamvu Imana ubwayo yimanukiye. Uyu munsi rero turagira ngo turebe noneho imikoranire, cyangwa se imikorere, cyangwa ubumwe buri hagati y'Imana Data, Imana Umwana n'Imana Mwuka Wera. Reka n'ubundi dukomeze dusoma ibyanditswe byera turebe icyo bibivugaho. Turebye hano mu itangiriro dusanga mu isezerano rya kera bibanda cyane ku bumwe bw'Imana.
impamvu mu isezerano rya kera bibanda cyane ku bumwe bw'Imana nuko n'ubundi bagiraga ngo abantu basobanukirwe Imana ikorera muri bo cyangwa se Imana yabaremye. Rero natwe nkuko tumaze iminsi tubiganiraho, nta kindi gituma tubiganiraho nuko twifuza gusobanukirwa neza Imana dukorera, bikazadutera gukorera Imana tutayitotombera cyangwa tutayibangikanya n'ibigirwamana. N'ubundi rero reka dusome mu itangiriro mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 26 no 27 turebe uburyo ki Imana igikomeje gukunda umuntu. Aha ngaha tuhasoma buri uko tugiye gusoma mu itangiriro, kuko niryo tangiriro rya byose ry'umuntu n'Imana. Rero reka dusome mu izina rya Yesu. Tangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ibikururuka hasi n'igikururuka hasi cyose. 27 bakavuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho yayo niko yamuremye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Rero aha n'umundi tutangiriye mu itangiriro kuko niho byose bikomoka, tuhasanga uburyo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ngo imaze kurema isi n'ibiriho byose, ibikururuka inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'igikururuka hasi cyose, ngo ibona ko ari byiza. Nyuma y'ibyo iravuga ngo reka tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Umugabo n'umugore niko yabaremye mu ishusho yayo. Rero uyu munsi twe turi ubwoko Imana yaremye, cyangwa se turaba Imana yaremye mu ishusho yayo kugira ngo duse nayo. Gusa n'Imana twasobanukiwe neza ko umuntu asa n'Imana muri kamere, mu gusa n'Imana kuri mu muntu ni imikorere Imana yahaye umuntu muri we, ubwenge n'ibindi bijyanye nabyo twabisobanukiwe neza mu bice byabanje twizeho. Rero uyu munsi tugarutse kureba ubumwe buri hagati y'Imana iyoboye cyangwa se yaremye wa muntu. Imana yaremye umuntu, rero twamaze kubona ko Imana bavuga ubumwe bw'Imana mu butatu dushingiye ku mikorere y'Imana na kamere y'Imana mu butatu bwera. Dusanga neza ko Imana ari imwe, ahubwo yagiye yigaragaza mu bwinshi nk'uko twabibonye mu itangiriro, kandi nk'uko twabibonye muri Yesaya, aho yageraga yeza Yesaya kugira ngo imutume, nuko yari yamaze kubona ko igihe cyo gukora kwayo kigeze, itangira kweza Yesaya kugira ngo imutume. Nibwo yamubajije ngo none turatuma nde? Ivuga mu bwinshi kuko yari Imana ifite uburyo yivuga mu bwinshi. Niyo turebye izina ry'Imana ryitwa Elohimu, dusanga iri zina ry'Imana Elohimu naryo ubwaryo rigaragara mu bwinshi, ariko nyamara risobanura ubumwe bw'Imana. Rero abantu bamwe ntibarabisobanukirwa, ariko ndagira ngo dukomeze tuganira ku byanditswe byera, hanyuma turusheho kunogerwa no gusobanukirwa ibyanditswe byera. Tukiri muri uyu mwanya hano turarebera hamwe nyine ubumwe bw'abagize ubutatu. Ubumwe bw'abagize ubutatu twabonye ko ari Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera, nibyo bigize Imana imwe mu butatu. Noneho tugiye kureba ubumwe bwabyo muri Kristo Yesu. Hanyuma dusomye reka dusome n'ubundi mu Befeso ibice byabo 2 ku murongo wa 15 n'uwa 16 turusheho kunogerwa no gusobanukirwa kuri izi nkuru z'ijambo ry'Imana. Twabonye neza ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigirira umumaro wo kwigisha umuntu, n'uwo kumutunganya, n'uwo kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Niyo mpamvu rero iyo turi kwiga ku byanditswe byera nuko kugira ngo uwo muntu w'Imana atungane. Wowe unyumva uyu munsi utunganira Imana, kandi uba ufite ibigukwiriye kugira ngo ukore imirimo myiza, kuko ari Imana ishaka. Imana ishaka gukora neza, Imana ishaka kugira imirimo myiza umunsi ku munsi. Iyo Imana iguhamagara igutumaho intumwa cyangwa iguha ibyanditswe, ibigira ngo urusheho kwiyeza no kwitunganya kugira ngo ubashe gukora imirimo myiza. Reka dusome mu Befeso mu bice 2 ku murongo wa 15 n'uwa 16, hanyuma turusheho kureba ubumwe bw'Imana, uburyo Imana yacu cyangwa se abagize ubutatu bafite ubumwe muri Kristo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abefeso tuharebe Efeso ibice 2 umurongo wa 15 n'uwa 16. Reka dusome.
handitswe ngo n'ubundi iteme yaho cyangwa se umutwe w'amagambo uhari aravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Hanyuma tugeze ku murongo wa 15 akavuga ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo baba bari amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo baba abarememo baba babiri. Imana idufashe. Hano ndi kuhasoma nkasoma nabi, mwihangane tuhasome neza kugira ngo tubashe kugendana. Amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo baba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. 16 avuga ngo kandi ngo bombi bagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. 17 bakavuga ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure kandi abari bapfuye nabo ababwira iby'amahoro. Imana yacu idufashe. Aha harasobanutse cyane, nuko ntarindi gusoma ijambo ry'ahari ababiri bahindutse umwe nkahatinda cyane, ariko mu by'ukuri reka tuhigeho turebe noneho. Ni ubumwe bwa Kristo, kandi ni nabwo bumwe dufite twebwe ab'Imana yaremye. Twebwe muri Isezerano Rishya hagaragara ubumwe bw'abakristo cyangwa se ubumwe bw'abitorero, ariko bugereranwa kuko Kristo we yaravuze ngo mukwiye kuba umwe nk'uko njye na Data turi umwe. Uyu munsi iyo tubonye hano rero iri jambo ritubwiye ngo yaraje ababiri abungisha umusaraba kugira ngo babe umwe, nicyo gituma natwe ubwacu iyo twemereye Imana igitwungisha umusaraba, ari amaraso yamenetse ku musaraba igorogota, ikayatwungisha n'Imana kugira ngo tube umwe n'urugingo rumwe mu itorero. Ni nako Imana yacu n'umwana wayo Kristo ndetse n'umwuka wera ari Imana imwe kandi igize ubumwe bwo kutugirira neza. Rero reka dukomeze n'ubundi tuganire ku byanditswe uko bukeye n'uko bwije, turushaho kunogerwa n'ijambo ry'Imana, ndetse turushaho no gusobanurira abandi badasobanukiwe ibyo twasobanukiwe, kugira ngo ubuntu n'amahoro y'Imana bibane natwe. Kuko ijambo riratubwiye ngo yabungishije uwo musaraba kugira ngo babone amahoro. Reka twongere tuhasome neza uhumve. Mu Befeso igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 15 haravuga ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo baba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azanemo amahoro atyo. 16 avuga ngo kandi ngo bombi bagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ahangaha ngo we niwe wari umaze gukuzaho iby'imihango cyangwa se ibyadutwazaga igitugu. Iby'imihango hano twabisobanukirwa dute? Yesu ubwe niwe wakujeho iby'imihango ubwo yari amaze guhaguruka akemera kwitanga ku musaraba kugira ngo aducunguze. Amaraso ye tureke kujya dusabwa iby'imihango byo gushaka ibitambo ndetse n'amaturo byo kujyana mu batambyi kugira ngo duhanagurweho cyangwa se dutwikirirwe ibyaha. Icyo gihe amaze gukuzaho rero ibyo ngibyo, amaraso ye amaze gukuzaho ibyo ngibyo, kwitanga ku musaraba, nibwo ngo yari amaze kudushakira amahoro, ngo atwunge n'Imana. Hanyuma namara kutwunga n'Imana, ngo yatwunze n'Imana akoresheje umusaraba, hanyuma wicisha bwa bwanzi. Ubwanzi bwari ubuhe rero? Ubwanzi n'ubundi dufite ni isi, umubiri na Satani. Nta kindi kintu na kimwe gihari kirwanya umuntu Imana yaremye, ni isi, umubiri na Satani. Ubwanzi twari dufite ni uyu mubiri wacu bwacu waduteraga
kugomera Imana no kwanga Imana. Icya kabiri ni iyi si dutuye yamaze kuvumwa ku bwa kamere y'ibyaha yabayeho, ndetse yoherezwaho Satani uhora arwanya umuntu wubashye Imana cyangwa ukunda Imana, kuko Satani ni umunyeshyari. Satani ntakunda Imana, no mu byamukuye mu bwami yari afite cyangwa no mu byamukuye mu nshingano yari afite z'umurimo w'Imana, ni mu bimwe ni mu ishyari rye cyangwa se gushaka kugira icyubahiro cyinshi bikamutera kwigomeka ku Mana. Rero iyo abonye umuntu w'Imana amurwanya yivuye inyuma, kuko azi ibyiza byo kubana n'Imana, kuko azi ibyiza byo gukunda Imana. Mwene data nagira ngo nkubwire ko hano mu Befeso hatubwiye neza ngo Yesu ubwe amaze gukuzaho iby'ibitambo n'iby'imihango, amaraso ye, nibwo twebwe twabashije kubona amahoro. Ngo kandi nyuma y'uko akujeho ibyo agakuzaho ndetse akatwunga n'Imana akoresheje wa musaraba, nibwo twabonye amahoro arambye, ngo tubone amahoro gutyo, ngo bombi bagire umubiri umwe, abunyishije n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi, kugira ngo twungwe n'Imana. Twabonye amahoro, ariko tuyabona kubw'iki? Kubw'uko twunzwe n'Imana, kubw'uko habonetse igitambo cyangwa se habonetse umukunzi wacu w'iteka uzatubera inkingi cyangwa igitambo kidashira iteka ryose. Rero ubumwe bw'Imana na Kristo n'Umwuka Wera ni ubumwe budajegajega, kandi bafitanye ubumwe ku buryo uhamagaye Mwuka Wera abahamagaye Imana Data, kandi n'uhamagaye Yesu abahamagaye Imana Data, kubera ko twabonye neza mu itangiriro, tubona ko Imana ijya kuvuga ngo tureme, ibyo twabonye mu itangiriro mu gice cya mbere ku murongo wa 23 na 27, Imana yajya kuvuga ngo tureme, ikavuga ngo tureme ivuze mu bwinshi. Ariko ugeze hepfo gato twabonye neza n'ubundi ko Imana yavuze ngo tureme, imaze kugera mu 27 haranditse ngo nuko Imana irema umugabo n'umugore mu ishusho yayo niko yabaremye. Yaravuze ngo tureme, ariko mu gukora ikora ari Imana imwe, n'ubundi uko twabibonye mu byigisho byatambutse. Rero ahangaha bigaragara ko Imana imwe mu butatu ni Imana imwe itajegajega, kandi yunze ubumwe, itajya ihinduka, ibyayi bikora mu bumwe bwayo, kandi ikabikora nk'Imana imwe, ariko igakora yigabyemo amashami, kuko yigabanyamo umwuka wayo akajya gukora bimwe, n'ijambo ryayo rikajya gukora ibindi, kandi bikagaruka bigatanga raporo ku wabitumye, ariyo Mana Data wa twese yaremye ijuru n'isi. Uyu munsi nakwifuzagaho kugira ngo bigende bite? Nakwifuzagaho kuba umubiri umwe na Kristo, ukemera kuyoborwa na Kristo, kugira ngo uko Kristo ari kumwe n'Imana Data, ariko natwe twunga ubumwe mu itorero, twunga ubumwe mu mikorere, twunga ubumwe mu byo tugendamo byose ku manywa na nijoro, kugira ngo birusheho kuduhuza n'Imana, kandi birusheho kutwegereza ubwami bw'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira neza ko hariho ubumwe bw'abagize ubutatu. Ubumwe bw'abagize ubutatu rero ntibuhinduka, nta nubwo buzahinduka none n'iteka ryose. Uko Imana yari iri kera itangira kurema isi n'ijuru, niko iri kugera ku mperuka. Ijambo ry'Imana mu itangiriro ryavuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngo isi yariho ubusa gusa itagira ishusho, ngo kandi umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi cyangwa se hejuru y'umuhengeri. Uyu munsi iyo tubonye neza ko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi, tugahita tubona ko umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi, bisobanuye ko Imana ijya kurema isi n'ubundi umwuka wera yari ahari, kandi uwo mwuka wera noneho uyu munsi niwo twahawe kugira ngo tuyobore. Nuvuga ngo turaba agaciro, kuko twebwe ubwacu tuyoborwa n'Imana, tutayoborwa n'isi igihe twamaze kwemerera ubuyobozi bw'Imana. Twabonye neza ubuyobozi buboneye bw'Imana, ko mu buyobozi buboneye bw'Imana harimo umudendezo. Imana yahaye umuntu umudendezo n'amahitamo. Uyu munsi wahitamo kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Uyu munsi wahitamo kuyoborwa n'Imana kuruta kuyoborwa n'abantu. Kandi agakiza twabonye ko ari ubuntu. Hano mu Befeso mu gice cyaho cya 2 n'ubundi umutwe w'amagambo uravuga ngo agakiza ni ubuntu, gukizwa ni ubuntu. Uyu munsi birashoboka ko ushobora kuba warasubiye inyuma mu ntege nke, ugasubira mu byo
wari wararetse, ariko uyu munsi wongeye kwiyunga n'Imana, haracyari imbabazi kandi n'ubuntu. Uyu munsi n'ubuntu kongera gukizwa. Emerera Imana ikuyobore kandi ubumwe bw'Imana bube muri wowe, hanyuma ureke gutatanya umwanya wawe, kuko ijambo ry'Imana ni umucyo, ni itabaza rimurikira abashaka kuyoboka, kandi ubundi ibyanditswe byera nta wundi mumaro bidufitiye uretse wo kutwigisha no kudutunganyiriza kugira ngo dukiranukire Imana. Umunsi wa none Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Niyo mpamvu twabonye ko mu isezerano rya kera ryibandaga ku bumwe bw'Imana. Akenshi nko iyo usomye nko kuva urwandiko rwo igitabo cyo Kuva mu bice byaho 20 ku murongo wa 3, no muri Mika mu gice cya 12 mu gice cya mbere ku murongo wa 9, aho ngaho ugenda uhasanga Mika igice cya mbere ku murongo w'9 uhasanga bimwe mu bigaragaza uburyo Imana cyangwa se uburyo isezerano rya kera ryibandaga cyane ku bumwe bw'Imana, aribwo ubutatu bw'Imana. Kandi ni nayo mpamvu twabonye neza ko mu gutegekwa kwa kabiri mu bice byaho 6 ku murongo wa 4 hari ijambo rivuga ngo ekadi cyangwa se eshadi, bivuga ubumwe. Ubu bumwe rero buvugwa ntabwo wabuhindura, nta nicyo wabukoraho uretse gusobanukirwa no gusaba Mwuka Wera kugira ngo gukore ku maso ubashe kumenya neza icyo Imana idushaka. Ni iki uyu munsi Imana ishaka ku muntu? Imana ishaka ko umuntu atungana kandi agakora ibyo gukiranuka, akagwiza urukundo muri we, akambara imbaraga, agashaka Imana bigishoboka uyu munsi. Reka n'ubundi dukomeze tureba zimwe mu zindi ngero zishobora kutwereka ubumwe bw'Imana. Yesu yatangaje ko imikoranire y'abantu be ikwiriye kurangwa n'ubumwe nk'uko we na Data bari umwe. Iyo usomye mu Bakorino ba mbere mu bice cya 12 ku murongo wa 27 no mu Befeso ibice 5 umurongo wa 30, aho tuhasanga uburyo Imana cyangwa se abantu b'Imana bakwiye kuba umwe na Kristo. Ni naho twasomye mu Befeso mu gice cyaho cya 5 niho twasomye muri Efeso mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 15 n'uwa 16. N'ubundi twahasanze ubumwe bw'abantu b'Imana. Tubonye neza ko Yesu bwe yamaze gukuzaho iby'imihango, amaraso ye, hanyuma twebwe abantu tukabumwe, abari ababiri akaduhindura umwe kubw'icyo gitambo, kandi ngo abari bari kure akongera kutwunga n'Imana akoresheje wa musaraba, ndetse ngo uwo musaraba akawicisha bwa bwanzi ari byo byandi byaturwanyaga, byadutwazaga igitugu, byadusabaga kugira ngo tubashe kubona ibitambo amahene n'intungura byo kujya gutamba kugira ngo ibyaha bitwikirwe. Ariko uyu munsi uwizeye Kristo, ijambo ry'Imana ryaramwiye ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kandi ngo abari muri Kristo baba babaye ibyaremwe bishya. Uyu munsi twahinduriwe amateka n'amazina atari kubw'ikiguzi, ko twabonye ko agakiza ari ubuntu. Twahinduriwe amateka n'amazina kubw'urukundo Imana yakunze umuntu, kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, harimo nge nawe, harimo abamenye Imana n'abatarayimenya. Niyo mpamvu abantu bamwe bajya bibaza ngo mbese ni kuki abakiranirwa bagubwa neza, ariko impamvu Imana ikibaretse nagahe ibahaye ngo bisubiremo, kuko abantu bamaze kuba mu gahuge, abantu bararangaye, abantu bibereye mu binezeza, bibagiwe Imana. Ndetse mu itangiriro mu bice byaho cya 6 ku murongo waho wa 5 kugera ku wa 7 twahabonye neza ko ngo Imana yarebye abari mu isi ibona ko babaye babi, ni naho byayiteye kurimbuza isi umwuzure ku gihe cya mbere. Turacyari mu gihe Imana ikora, kandi Imana igikeneye ko abantu bayo batungana. Ntabwo Imana na rimwe, nta munsi n'umwe Imana yigeze ireka gushaka ko abantu bayo batungana. Niyo mpamvu utazumvira Imana n'utazayubaha wese, igihe cyo kurimbuka cyangwa cyo guhana kw'Imana ntabwo izakubabarira. Niyo mpamvu uyu munsi bikitwa uyu munsi nakwifuzaga kongera kwiyunga na Kristo nk'uko yatwungishije n'Imana umusaraba. Nawe wiyunge na Kristo uyu munsi, ureke ibyangwa n'amaso y'Imana, ureke ibyaha n'ibisa nabyo, ugarukira Imana, nayo irakugirira ibambe, kuko ijambo ry'Imana ariko rivuga ngo umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa ariko ibyo yibwira, agarukira Imana nayo iramugirira ibambe rwose, kandi iramubabarira rwose pe.
uyu munsi bigishoboka iyunge n'Imana, kuko Imana yacu ikorera mu butatu bwayo, kandi nk'uko Imana igize Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bigize ubumwe, niko nge nawe uyu munsi ab'Imana yaronse dukwiye kugira ubumwe, kugira ngo uko data Yesu na data ari umwe, natwe tuba umwe, kugira ngo nitureba ibone turi mu byo cyangwa se mu bushake bwayo, iturebe twishimire kandi irusheho kuduha amahoro. Kuko twabonye neza ko ubwo Imana cyangwa se ubwo Yesu yari amaje guhinduza iby'imihango amaraso ye, ngo twabonye amahoro. Ayo mahoro twabonye rero reka twe kuyapfusha ubusa. Amahoro twabonye ni ayahe? N'ayuko tutakigeza ibyaha 40 ngo twicwe cyangwa dupfe, kuko ubundi igihembo cy'ibyaha ni urupfu, nta nubwo byigeze bikurwaho, ahubwo ubu ngubu impamvu ibya byaha tugwiza 40 cyangwa byagera mu gihe nk'icyo mu isezerano rya kera ntidupfe, ni bwa buntu bw'amaraso ya Kristo, rya jambo ry'Imana ryemeye gucungura abantu bayo, niryo rituma uyu munsi tugifite amahoro. Naho ubundi iyaba bitarabaye bityo, byakabaye tukiri mu bihe bitugoye, bya bindi by'imihango, bya bindi byahozeho byasabwaga kugira ngo umuntu atange ibitambo cy'inuma cyangwa intungura cyangwa se cy'amapfizi y'amahene, kugira ngo abone amahoro, abashe kubaho cyangwa se abashe kurengera umuryango we. Ariko uyu munsi kubw'urukundo Imana yadukunze, kubw'ubumwe bw'Imana data n'urukundo Imana dukunze, nibyo bitumye turi amahoro, nibyo bitumye uyu munsi abantu bari kwirara bakigira mu gahuge ikabareka, kuko ntabwo Imana igitwaza igitugu, kandi amaraso ya Yesu iyo yamaze kumanuka ntawe bahatira kuyakira, ahubwo wowe ubwawe ukeneye amahoro ni wowe ukeneye kwakira amaraso ya Kristo, kugira ngo ubone amahoro mu mutima ay'Imana itanga, atari nk'ay'isi, atari nk'ay'abantu baguha. Umuntu yaguha ubutunzi, umuntu yakugirira neza, akakwagura akakugira mwiza, ariko ntiyaguha amahoro yo mu mutima. Ubwo butunzi wabutunga ariko ukabura amahoro. Ariko niyo utunze Kristo, ni ubutunzi bw'akagero butagereranywa n'ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu isi, uretse ijambo ry'Imana ryonyine niryo rishobora kubasha gupima no kugenzura igipimo cy'urukundo Imana igukunda. Gerageza rero wige ku byanditswe byera, ufate Bibiliya usome ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Fata umwanya wawe byibuze mu cyumweru 2 cyangwa se 3, ubashe gusoma ibyanditswe, utunganira Imana, usobanukiwe Imana usenga, usobanukiwe Imana ukorera. Niyo mpamvu twabonye neza ko mu itangiriro cyangwa se mu gihe cya kera ijambo Elohimu ryari mu bwinshi, ryagaragazaga ko riri mu bwinshi. Imana yarikoresheje igaragaza ubwinshi, kandi yakoraga nk'Imana imwe ariko igakorera mu butatu bwera. Twabuganiriyeho rero, tuzanakomeza kubuganiraho, kuko ni ibika byinshi bigiye bigize ubutatu bwera, ariko uyu munsi twareberaga hamwe ubumwe bw'abagize ubutatu bwera, uburyo Imana data n'Umwana n'Umwuka Wera byunze ubumwe mu mikorere, uburyo kandi buri kimwe ubwacyo ni Imana, ariko kandi ntabwo ari Imana eshatu. Dusanga ko ari pariti zigize Imana imwe mu butatu. Rero ijambo ry'Imana iyo ritwereka Mwuka Wera yagiye gukora imirimo mu itorero ry'i Philadelphia cyangwa n'ahandi, tukabona Yesu yagiye gukora imirimo mu rindi torero, tukabona Imana ibwira abantu bayo ikavuga ngo mwana w'umuntu se, cyangwa ndakubwiye ngo genda ubwire. Iryo jambo ry'Imana ubwaryo ni Imana iba yohereje ijambo ryayo, ari we Kristo, akajya kubwira abantu iby'Imana ishaka gukora, akaza mu mitima yacu kutubwira iby'Imana ishaka ko dukora. Ariko icyo musaba uyu munsi nta kindi, ni ukwimika cyangwa kwicaza Imana mu byicaro byayo. Imana rero ikwiye kwicara mu byicaro byayo, kuko Imana ari imwe. Ukimika Kristo, ukimika Mwuka Wera n'Imana mu mutima wawe, ukamuha icyicaro, akakuyobora ku manywa na nijoro. Imana idufashe kandi tugirire neza. Tuzakomeza kujya tuganira ku byanditswe byera. Rero muri iyi minsi nafata wenda nk'urugero, urabona dufite abakozi b'Imana barimo baravugira Imana,
barimo barakorera Imana ku manywa na nijoro, ariko ubumwe bw'abakristo bwarabuze. Ntabwo bakibasha kumenya icyo intama zikeneye, ntabwo bakibasha kumenya icyo itorero rikeneye, ahubwo baraza bakakoresha amarangamutima, bakatubwira ibijyanye n'irari ryabo, bakatuganisha mu nzira zishobora kudutwara mu irimbukiro. Ariko ngo ibyo batubwira byose nidusuzuma, tuzasuzumisha ibyanditswe byera bya Bibiliya. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi ngo bigira umumaro wo kutwigisha no kudutunganya, kugira ngo rero ubashe gusobanukirwa ibyanditswe byera. Ni uko ubisoma kandi ukabiha umwanya, bikakwigisha kandi bikagusobanurira, ndetse bikagutunganyiriza kugira ngo ubushyitse ukwiriye uko Imana ibishaka. Nta rindi jambo rizaza hejuru y'iryo risobanura ibyanditswe byera. Ibi byanditswe byera ni ibyahumetswe n'Imana. Niwizera Imana, wizere n'ibyo yavuze. Niwizera Imana, wizere uwo yatumye, ari we Kristo. Rero uyu munsi ndakwifuzaho gusobanukirwa neza Imana ukorera, kugira ngo ubashe kuyikorera uyubaha kandi uyitinya. Imana irahari, Imana irakora, Imana iracyafite guhana mu biganza byayo. Nubwo hariho imbabazi, nubwo hariho amaraso ya Kristo atwezaho ibyaha, ariko ntabwo bivuze ugiye gukora ibyaha nkana. Ntabwo bivuze ko tugiye kwirara ngo twirekure twikorere ibyo dushaka, kuko turi mu buyobozi bw'Imana. Mu buyobozi bw'Imana rero harimo kumvira Imana no gukora ibyo Umwuka Wera ashaka. Umwuka Wera araniha iminiho itavugwa ku manywa na nijoro, avuga ngo aba ngaba ni abanjye Data, cyangwa se aba ni abawe Mana. Ni ukuvuga ngo impamvu tugifite byinshi bidufasha gusobanukirwa Imana, nuko tugifite wa Mwuka Wera ukidusabira ku Mana, bigatuma mu gihe twaguye mu byangwa n'amaso y'Imana tudakurwa, tutarimburwa. Nuko tugifite ya maraso ya Kristo, amwe yaminjagiwe ku gicaniro, cyangwa se amwe yaminjagiwe ku musaraba, kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ayo maraso tugifite niyo adufasha kubabarirwa ibyaha, niyo adufasha kurindira icyo Imana idushakaho, niyo atuma tudashiraho, niyo adukururira mu mbabazi z'Imana, niyo atwereka urukundo Imana idukunda. Ndakwinginze kugira ngo uyu munsi wakira amaraso ya Kristo, ayo maraso yamenetse ku musaraba, akunge n'Imana, agutsindire ubwanzi bw'Imana, ari wo mubiri, isi na Satani. Byari bigutwaye kure, wari utwaye n'umubiri, ndetse wari utwaye n'ubutunzi bw'isi, ndetse wari utwaye na Satani. Hari amasezerano wagiranye n'umwanzi, hari ibyo wimitse wimura Imana. Ariko uyu munsi nagira ngo niwimika ubumwe bw'Imana, wimika Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera aracyaniha iminiho agusabira ngo Imana ikubabarire muri bya byaha uri gukora, ngo Imana ikugirire neza mu bibazo ufite, ngo Imana igukorere ibyo ubona utakikorera. Rero impamvu Umwuka Wera aniha iyo miniho ni pariti y'ubumana, y'urukundo rw'Imana iri mu mutima y'Imana, iserukira kugira ngo irengere abantu Imana yaremye, irengere ba bantu cya gikorwa Mwuka Wera yagizemo uruhare. Mu kuremwa kwawe Mwuka Wera arahari kandi yabigizemo uruhare. Mu kuremwa kwawe Yesu yarahari, ari we jambo ry'Imana, kandi yabigizemo uruhare. Mu kuremwa kwawe Imana Data yari ihari kandi yabigizemo uruhare. Niyo mpamvu muri bo uko ari batatu, cyangwa se uko izo pariti eshatu zigize ubumwe, ntabwo zijya zireka kwereka umuntu urukundo cyangwa kugirira neza umuntu. Uyu munsi ndakwifuzaho kugira ngo uko Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ari bimwe, ari nako nawe ubumwe nabyo, kugira ngo ubumwe bwabyo bukugirire umumaro kandi bukubature mu bubata bw'ibyaha, bukongerera imbaraga zo kunesha isi, umubiri na Satani, aribwo bwanzi bw'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Twegereje umusozo, tukiri muri uyu mwanya, reka twongere turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Hano twabonye neza ko Yesu yatangaje ko imikoranire y'abantu ikwiriye kurangwa n'ubumwe nk'uko we na Data ari umwe. Ibyo twabibonye, ndetse ijambo umwe rikoreshwa cyane mu Isezerano Rishya. Mu Efeso
mu bice byaho 2 ku murongo wa 15 twahasomye, mu bice 4 ku murongo wa 13, no muri Timoteyo mu bice 3 ku murongo wa 17. Aha muri Timoteyo mu bice 3 ku murongo wa 17 niho hahandi n'ubundi twasanze neza ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, wo kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abatunganye afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Rero tukiri muri uwo mwanya turagira ngo nitwegera umusozo dufatanyirize hamwe kubumbatira cyangwa kumva iki ijambo ry'Imana ridushakaho n'iki ijambo ry'Imana rivuga uyu munsi. Mu bumwe bw'Imana cyangwa se mu bumwe bw'abagize ubutatu bwera, tubonye neza ko Imana, Umwana n'Umwuka Wera ari urukundo rw'Imana rubana natwe abantu Imana yaremye. Nta na rimwe izo pariti eshatu z'ubumana zizareka kwita ku muntu Imana yaremye. Tubonye neza ko Umwuka Wera aniha iminiho asabira wa muntu Imana yaremye. Nanone tubona ko Yesu yakujeho amaraso imihango cyangwa se ibyabaga byarabasa abantu cyangwa se ibyari bigoye abantu mu gihe cy'isezerano rya kera, ko byasabaga ko iyo mihango uyikora yo kujyana ibitambo n'intungura inuma n'intungura n'amahene kugira ngo ukurweho cyangwa se utwikirirwe ibyaha. Tubonye neza ko ibyo byakujweho n'amaraso ya Kristo, ngo Kristo noneho akatwungisha umusaraba agakuzaho ubwanzi. Ibyo byose tumaze kubona rero, niwamara kubyumva neza no kubisobanukirwa, bizagutera gukunda Imana kandi bizagutera kuyubaha. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Tugiye gusoza uyu munsi. Birashoboka ko waba wabanaga n'Imana ariko utaramenya neza Imana ubana nayo. Birashoboka ko wabaga mu ruhande rwo gukorera Imana ariko Imana ukorera ukaba utarayisobanukirwa. Uyu munsi nifuje kugira ngo mutangarize ko Imana ntabwo izareka guhana abantu bayo nubwo yabungishije ayo maraso cyangwa ikabiyegereza. Nubwo Kristo yabungishije amaraso, ntabwo Imana irareka guhana. Kandi icyo Imana ishaka ku muntu ni ugutungana rwose no kugira urukundo. Ndakwifuzaho kugira ngo uyu munsi usobanukirwe Imana, kandi numara gusobanukirwa Imana ukorera, uyikorere uyitinya kandi uyikunda. Imana idufashe. Uyikorere uyitinya kandi uyikunda. Kunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ushake amahoro, ushake icyagirira neza mugenzi wawe, kandi wagure itorero ry'Imana uvuga ubutumwa bwiza burimo amahoro kandi busobanurira abantu, bubatura abantu mu byaha, buberekeza mu gakiza cyangwa buberekeza mu bugingo buhoraho, aribwo kwakira Kristo kandi no gukunda Imana. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Twabonye neza ko ubumwe bw'Imana bwagiye bugaragara mu isezerano rya kera ndetse no muri rishya, ari ubumwe Imana ishaka ko abantu b'Imana bagira, kuko ngo Kristo yatangaje ko imikorere y'abantu ikwiriye kumera nk'iye, nk'uko Kristo n'Imana ari umwe, ari nako imikorere y'abantu bari mu isi, ari njye nawe turi mu itorero, ari njye nawe turi muri iyi si, dukwiriye kurangwa n'ubumwe nk'uko Kristo na Data ari umwe, nk'uko Imana Data ari imwe mu butatu, nk'uko Imana dukwiye kugira imimerere ituma tunezerererwa Imana. Imana ishimwe ko njye nawe turiho bazima uyu munsi, turi kumva ubu butumwa, tugiye kwisubiramo, tugiye kwisuzuma. Ndetse mugenzi wanjye, icyo mutangariza ni kimwe, ni uko ijuru ririho kandi ijuru riraharanirwa, kandi abarijyamo ni intwarane, kuko intwari ziba zananiwe. Ni impamvu ni iyihe? Ni uko uru rugendo rwo kugana mu ijuru cyangwa se urugendo rwo gukorera Imana ni urugendo rugoye, nk'uko twabibonye mu cyigisho cyatambutse kivuga ku nzira ifunganye n'inzira ngari. Muri Matayo mu gice cyaho cya 7 ku murongo wa 13 twarahasomye, turebera hamwe icyo Imana ishaka. Tureba ko Imana ivuga ngo inzira ifunganye ni inzira iruhije, ariko nyamara ngo ijyana abantu mu bugingo. Nyamara ngo irembo rigari rinyuramo abantu benshi, abarinyuramo ni benshi, ngo ariko ngo rigana mu irimbukiro. Tubona neza ko igiti cyiza kidakwiye kwera imbuto mbi. Niba uri umukozi w'Imana rero, nyemerera ugendane n'Imana kandi wera imbuto zikwiriye umuntu w'Imana, kugira ngo rwose ubushyitse ukwiriye Imana, ukwiriye kubana n'Imana, ukwiriye kugenda nk'umukozi w'Imana. Uyu munsi niba igiti cyiza kidakwiriye kwera imbuto mbi,
ijambo ryaramwe ngo igiti cyose cyera imbuto mbi kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Ni ukuvuga ngo rero ni iki? Niba uri gukorera Imana ukaba uri gukora ibyangwa n'amaso y'Imana nkana wihishe, ni ukuvuga ngo nta cyiza na kimwe uzabona mu gihe uzaba ugeze imbere y'Imana uretse kubwirwa ngo sinigeze kukumenya mva imbere wankoze ibibi. Rero icyo nakwifurizagaho ni uko utazicuza ku munsi wa nyuma, ni uko utazagera imbere y'Imana ngo uvuge ngo iyo mbimenya. Kandi iyo mbimenya yakagombye iza nyuma, wagombye gukora mbere kugira ngo utazicuza. Uyu munsi turi mu ijambo ry'Imana turi kurebera hamwe kamere n'imiterere y'Imana mu butatu bwera, tukaba tugeze mu gice cyavugaga neza ku bijyanye n'ubumwe bw'abagize ubutatu. Ndakwifuzaho kugira ngo nawe ube umwe mu bagize itorero ry'Imana mu isi, ube umwe mu bubatse umubiri wa Kristo mu isi, ube umwe mu bafite inshingano zo gukura abantu kure y'Imana ukabegereza Imana kubw'amaraso ya Kristo no kubw'urukundo n'ineza Imana yaduhaye kugira ngo tuyigenderemo. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Nifuzaga kugira ngo nk'uko muri Matayo havuga nyine muri icyo gice cya 7 ku murongo wa 13 kugera kuri 15 ngo utazatungurwa, utazavuga ngo mwami mwami naragukoreye mu izina ryawe, nakoze ibitangaza mu izina ryawe, nahanuye mu izina ryawe, ngo hanyuma Imana ikubwire ngo sinigeze kukumenya. Kandi nyamara wari umushumba, wari umuvugabutumwa, wari apotre, wari bishop, wari ufite amatitire adafite icyo asobanuye, ahubwo agira icyo asobanuye kuko wakoze ibyo Imana igushakaho. Nagiraga ngo rero uyu munsi tukiri aho tuganire neza ku byanditswe, dusuzume buri ntego ku ntego, kuko ibyanditswe byera byose bigira umumaro wo kwigisha umuntu n'uwo kumutunganya. Tugiye gusoza, reka dusenge Imana. Mbese mugenzi wanjye, waba ushaka kwakira agakiza? Waba utsinzwe? Waba umaze kubona ko hari intege nke wari ufite? Nshaka kwemerera Imana kugira ngo ikuyobore uyu munsi wa none. Numara kubona urwo ruhande ari rwereremo, uce bugufi winginga Imana, uyibwira uti Imana, numva nshaka kongera kwiyunga nawe, kuko namenye neza ko wanyungishije, wakoresheje amaraso ya Kristo kugira ngo wiyunge nanjye uyu munsi nifuza kwiyunga nawe. Bari kubwira Imana, hanyuma Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi irakubabarira kandi iraguha imbaraga zo guhagarara udatsinzwe n'ubwanzi bw'isi, ari we mubiri, isi na Satani. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Reka dusenge Imana, tugiye gusoza. Birashoboka ko waba ari ubwa mbere wowe ugiye kwakira agakiza, urakoresha iryo banga ryo guca bugufi no kwemerera Imana kugira ngo ikuyobore inzira. Ubwo umaze numara kwakira agakiza, wemere kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Numara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Umwuka Wera arataha cyangwa se arakanguka muri wowe, akuyobore icyo ukwiriye gukora, akuyobore inzira ukwiye kunyuramo, akuyobora aho ukwiriye gusengera cyangwa se uko ukwiye gusenga, akuyobore mu migendere yawe yose. Ureke ibyaha gusa, kuko Imana ntikunda ibyaha kandi Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Niwakora neza uzabihemberwa, niwakora nabi umwanzi cyangwa se inkota y'Imana izakurya. Imana idufashe kandi tugire neza. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko wowe waba warakiriye agakiza, ariko kubw'iminsi n'ibibazo, ibyo umaze mu minsi unyuramo, ukongera ugacogozwa n'ibyo ngibyo. Nagira ngo wiyunge n'Imana bikitwa uyu munsi, kuko ijambo ry'Imana aricyo rigushakaho. Reka dusengane. Wewe uzakurikira iri jambo, uzafata umwanya wawe nawe usenge mu gihe uzaba umaze kuryumva, kugira ngo wakire izindi mbaraga ziva mu gusenga. Wewe waguye wongere wiyunge n'Imana, uhagarare ukomeze umurimo w'Imana, kuko tuzahemerwa imirimo twakoze. Reka dusoze. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza, ndagushimiye kubw'uko uduhishurira ku manywa na nijoro imikorere yawe yo mu butatu bwawe, nibiyo mwami n'imigendere yawe mu bantu bawe, nuko n'icyo dushakaho kugira ngo tube dukwiriye kandi dushyitse. Ndakwinginze kugira ngo ubwoko bwawe buzakurikirira ijambo, uzabuhe imbaraga, uzabuhe Umwuka Wera, kandi uzabukore ku maso, babashe kureba, basobanukirwe neza n'ibyanditswe, kugira ngo wa mumaro bya bindi byose byavuzwe kugira ngo bibagirirweho, ibyo ko mwami iryo jambo rigomba kubigisha bibagirirweho, ibyo uko rigomba kubayobora bibagirirweho, kandi ibyo uko rigomba kubatunganya bibagirirweho, ndetse n'ibyo uko rigomba kubahanira gukiranuka bibagirirweho, kugira ngo babe batunganye bafite ibibakwiriye, ngo babashe gukora imirimo myiza yose.
urakoze Mana, bana nanjye kandi ukomeze kunshyigikira muri uyu murimo, ushyigikira itorero ryawe. Twahagurutse dufite ubutumwa n'intego yo kugeza abantu kuri Kristo, kuko aricyo wahamagariye amatorero, kuko aricyo watumiye babandi 70 ngo bagende bavuga ubutumwa. Wagiye utuma 2 ariko twe turenze 2, niyo mpamvu tuzavuga ubutumwa isi yose ikakumenya. Haguruka ugendane natwe, urusheho kutugirira neza Mwami. Rero nkiri muri uyu mwanya, icyo musabye ni imbaraga, icyo musabye ni ukuyoborwa nawe, kugira ngo ubwo abantu bawe bafite ibyo bakeneye ujye ubasha kumpa ibibahagije kandi bihaza imitima yabo. None mu iteka ryose murengezi mwiza, bana natwe muri iri jambo kandi ukomeze gushyigikira uru rubuga, kugira ngo abantu benshi barukirizweho, bakire neza n'agakiza biva kuri wowe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.